Dusanzwe tuzi ko abantu aribo bakuru ubukwe kugira ngo bishimire urukundo rwabo, bahurize hamwe inshuti n'imiryango yabo kandi batangire ubuzima bushya nk'umuryango. Mu mateka y'isi ubukwe bwabaye kimwe mu birori bikomeye cyane bihuza abantu bikabazanira ibyishimo byinshi. Ariko se bigenda bite ukabyuka umunsi umwe ugasanga bavuga ko imbwa ebyiri zakoze ibirori by'isubukwe? Muri uyu mwaka wa 2026 isi yatunguwe n'inkuru y'imbwa ebyiri zo mu bwoko bwa Golden Retriever zitwa Maeve ndetse n'indi yitwa Oakley zabaye ibyamamare nyuma y'ibirori byihariye byateguwe na ba nyirazo maze bikitirirwa ubukwe. Iki gikorwa cyakuriye ibihumbi by'abantu ku mbuga nkoranyambaga ndetse kiba inkuru yavuzwe mu binyamakuru byinshi hirya no hino ku isi. Icyo nkwibutsa ni ukureba iyi video yose kugeza ku musozo tukajyana mu bukwe bw'imbwa ebyiri Maeve ndetse na Oakley. Ikindi nkwibutsa gukora like na subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibyegeranyo nk'ibi tubagezaho umunsi ku wundi. Iyo umuntu yumvise inkuru bwa mbere ashobora gutekereza ko ari urwenya cyangwa inkuru yahimbwe, ariko uko agenda yumva ibisobanuro byayo nibwo amenya ko ari igikorwa cyateguwe mu buryo bwitondewe kandi kigamije kuzana ibyishimo ndetse no gukusanya inkunga yo gufasha imibereho myiza y'imbwa. Ku itariki 31 Werurwe 2026 abantu bagera kuri 60 bateraniye ahabereye ibyo birori mu gace ka East Sussex mu Bwongereza. Ahantu hose hari harimbishijwe indabo n'imitako nk'ibikunze kuboneka mu bukwe bw'abantu. Abashyitsi bari bambaye neza kandi benshi bari bafite amatsiko yo kureba uko igikorwa kidasanzwe kiri bugende. Imbwa Maeve yagaragaye yambaye umwambaro wera wari umeze nk'uw'abageni, ibintu byatumye abantu benshi bafata amafoto n'amashusho. Naho imbwa Oakley nayo yari yateguwe neza ku buryo bwagaragaza ko ariyo mukwe w'uwo munsi, nubwo imbwa ubwazo zitari zisobanukiwe igitekerezo cy'ubukwe nk'uko abantu babisobanukirwa. Uburyo zari ziteguwe mu bwatumye benshi bumva ari inkuru yo muri filime. Ibi byatumye imbwa Maeve ndetse na Oakley bava ku rwego rwo kuba amatungo asanzwe bahinduka ibyamamare by'igihe gito byavuzwe ku migabane itandukanye y'isi. Inkuru ya Maeve na Oakley ntabwo yatangiye gusa ku munsi w'ibirori, ahubwo yatangiye kera mbere yaho. Izi mbwa uko ari ebyiri izo mu bwoko bwa Golden Retriever, ubwoko buzwi cyane kubera urugwiro, ubwenge ndetse no gukunda abantu bigira. Ba nyirazo ni inshuti magara kandi imiryango yabo yari isanzwe ihurira hamwe kenshi. Ni muri ibyo bihe Maeve na Oakley batangiye kubona ndetse ziza no kumenyana. Nk'uko ba nyirazo babwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye, izi mbwa zakundaga kujya gutembera hamwe, gukina ndetse no kumarana igihe kirekire. Uko iminsi yagendaga ishira, abantu benshi bakurikiranaga ubuzima bwazo ku mbuga nkoranyambaga batangiye kuzifata nk'imbwa zifitanye umubano udasanzwe. Ibi byaje no gukomera cyane kuko Maeve na Oakley byari bisanzwe bifite ibibwana 6. Umunsi umwe ba nyirazo batangiye kuganira ku buryo bakora ikintu kidasanzwe cyashimisha abantu. Nyamara nibwo haje kuza igitekerezo cyo gukora ibirori bishimishije byatuma abantu baseka kandi bakibagirwa ibibazo byabo nibura mu kanya gato. Mu ntangiriro benshi bayifashe nk'urwenya, ariko uko gahunda yagendaga itera imbere abantu benshi bagaragaje ko bayikunda. Icyo cyari cyatangiye nk'igitekerezo rero cyaje guhinduka igikorwa gikomeye cyane cyatunguye benshi ku mugabane itandukanye y'isi. Kimwe mu bintu byakoze ku mitima y'abantu ni ukubona ibibwana 6 bya Maeve ndetse na Oakley nabyo byaritabiriye ibyo birori. Byatumye inkuru yazo isa nk'ifite umwihariko kurushaho. Abantu benshi bafashe amashusho y'ibyo bibwana kandi amafoto yabyo akwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga kugeza na n'uyu munsi. Abari aho bavuga ko hari igihe abantu bamwe bagaragazaga amarangamutima kubera uburyo ibyo birori byari biteguye neza, nubwo bose bari bazi ko ari igikorwa cyo kwishimisha.
uburyo cyari giteguwe mu byatumaga benshi bumva bafite ibyishimo bidasanzwe. Nubwo benshi bibanda ku mafoto n'amashusho y'ibirori, intego nyamukuru yari ugukusanya inkunga yo gufasha imibereho myiza y'imbwa. Ba nyirazo bakusanyije impano n'inkunga zagombaga gufasha ibikorwa byo kurengera imbwa n'andi matungo akeneye ubufasha. Ibi byatumye icyo gikorwa kirenga kuba urwenya cyangwa se ibirori bisanzwe, cyahindutse uburyo bwo gukangurira abantu gutekereza ku mibereho y'amatungo no gufasha ayari mu bibazo. Nk'uko ba nyirazo babwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye, izi mbwa zakundaga kujya gutembera hamwe, gukina ndetse no kumarana igihe kirekire. Uko iminsi yagendaga ishira, abantu benshi bakurikiranaga ubuzima bwazo ku mbuga nkoranyambaga batangiye kuzifata nk'imbwa zifitanye umubano udasanzwe. Ibi byaje no gukomera cyane kuko Maeve na Clay byari bisanzwe bifite ibibwana 6. Umunsi umwe ba nyirazo batangiye kuganira ku buryo bakora ikintu kidasanzwe cyashimisha abantu. Isi yari yaruzuye amakuru akomeye, intambara, ibibazo by'ubukungu n'ibindi bintu bitera abantu agahinda. Nyamara nibwo haje kuza igitekerezo cyo gukora ibirori bishimishije byatuma abantu baseka kandi bakibagirwa ibibazo byabo nibura mu kanya gato. Mu ntangiriro benshi bayifashe nk'urwenya, ariko uko gahunda yagendaga itera imbere, abantu benshi bagaragaje ko bayikunda. Icyo cyari cyatangiye nk'igitekerezo rero cyaje guhinduka igikorwa gikomeye cyane, cyatunguye benshi ku mugabane itandukanye y'isi. Ku itariki 31 Werurwe 2026, abantu bagera kuri 60 bateraniye ahabereye ibyo birori mu gace ka East Sussex mu Bwongereza. Ahantu hose hari harimbishijwe indabo n'imitako nk'ibikunze kuboneka mu bukwe bw'abantu. Abashyitsi bari bambaye neza kandi benshi bari bafite amatsiko yo kureba uko igikorwa kidasanzwe kiri bugende. Imbwa Maeve yagaragaye yambaye umwambaro wera wari umeze nk'uw'abageni. Ibintu byatumye abantu benshi bafata amafoto n'amashusho. Naho imbwa Clay nayo yari yateguwe neza ku buryo bwagaragaza ko ariyo mukwe w'uwo munsi. Nubwo imbwa ubwazo zitari zisobanukiwe igitekerezo cy'ubukwe nk'uko abantu babisobanukirwa, uburyo zari ziteguwe mu bwatumye benshi bumva ari inkuru yo muri filime. Kimwe mu bintu byakoze ku mitima y'abantu ni ukubona ibibwana 6 bya Maeve ndetse na Clay nabyo byaritabiriye ibyo birori. Byatumye inkuru yazo isa nk'ifite umwihariko kurushaho. Abantu benshi bafashe amashusho y'ibyo bibwana kandi amafoto yabyo akwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga kugeza na n'uyu munsi. Abari aho bavuga ko hari igihe abantu bamwe bagaragazaga amarangamutima kubera uburyo ibyo birori byari biteguye neza. Nubwo bose bari bazi ko ari igikorwa cyo kwishimisha, uburyo cyari giteguwe mu byatumaga benshi bumva bafite ibyishimo bidasanzwe. Nubwo benshi bibanda ku mafoto n'amashusho y'ibirori, intego nyamukuru yari ugukusanya inkunga yo gufasha imibereho myiza y'imbwa. Ba nyirazo bakusanyije impano n'inkunga zagombaga gufasha ibikorwa byo kurengera imbwa n'andi matungo akeneye ubufasha. Ibi byatumye icyo gikorwa kirenga kuba urwenya cyangwa se ibirori bisanzwe, cyahindutse uburyo bwo gukangurira abantu gutekereza ku mibereho y'amatungo no gufasha ayari mu bibazo. Hari impamvu nyinshi zatumye iyi nkuru ikundwa cyane. Icya mbere nuko yari itandukanye n'amakuru asanzwe abantu bamenyereye. Mu gihe abantu benshi bari bamenyereye kumva inkuru z'intambara cyangwa ibibazo, inkuru ya Maeve ndetse na Clay yazanye akanyamuneza n'ibitwenge mu maso y'abantu. Icya kabiri nuko abantu benshi bakunda amatungo, kubona imbwa ebyiri ziri mu birori byateguwe nk'ubukwe byabaye ikintu cyakoze ku mitima ya benshi. Icya gatatu ni ubutumwa bwari buri muri ibi birori: gukwirakwiza urukundo, ibyishimo ndetse no gufasha ibindi binyabuzima. Inkuru ya Maeve na Clay ni imwe mu nkuru zidasanzwe zagaragaye mu mwaka wa 2026. Nubwo atari ubukwe nyabwo nk'ubw'abantu bakora, ibyo birori byabaye uburyo bwo guhuriza hamwe abantu, gukusanya inkunga no gukwirakwiza ibyishimo. Byerekanye ko rimwe na rimwe igitekerezo cyoroshye gishobora guhinduka inkuru ikora ku mitima y'ibihumbi by'abantu ku isi yose. Maeve na Clay, izi mbwa zishobora